noneho mama aza kurwara, arwaye ntiyaragishoboye kwishyurira inzu, ntiyaragishoboye iki, wa mugramere w'abasaza banjye aramufata amujyana mu rugo. Kurumva uko yamwanga kose ni umugore w'umugabo we, ni mama wabo, ni umugore w'umwana we, ni umukazana. Mama baramufata arwarirayo, noneho baza kumenya ko ikibazo yari afite ari ukubura mugo. Buriya mugo urayinywa hahandi no kurya bikunanira utayibonye, hahandi uba wicaye ukabona umuntu arimo aratitira nyine yarembye ameze nk'umuntu urwaye malariya. Hanyuma inshuti ze ziza kumureba, bumva izo ngizo bakoranaga akazi kamwe, umwuga umwe wo kwicuruza, nibo baje kumureba bamukura mu rugo. Muri uko kumukura mu rugo, bamukuye mu rugo babwira Grammy ngo bagiye kumutembereza. Baramujyana bamuha mugo. Bamuhindi mugo nyine urumva nibwo burwayi yari afite. Rero urumva umuntu ubonye ikintu yari afite uburwayi bwacyo kimumukicisha. Mama yanyweye mugo, yahereye nijoro anywa mugo ageza mu gitondo. Noneho birangije ajya ku gipangu cy'umugabo, umugabo wamuteye inda nyine ya mukuru wanjye mukuru. Abasaba amazi barayamwiba. Pole Sandra, pole. Urumva barayamwiba. Mama wanjye agiye biranga, birangira nyine apfuye, bamusanga aho ngaho imbwa ziri kumurigata. Yapfiriye ku muhanda. Ni n'ibintu byanyuze kuri televiziyo Rwanda. Reka da. Umubyeyi batoraguye ku gipangu, imbwa ziri kumurigata. Yanyweye mugo. Mama yapfuye biga mu wa kane primaire. Banga kubimbwira, barabimisha. Urumva umwana ari kwiga, yumva ngo mama we yapfuye, biraza kuba bibi. Byaba bibi, ariko byarambabaje cyane kuba batarabimbwiye. Kuko nk'ubu bahari mama wanjye ashyinguriye simazi. Ntuzi nuko bamushyinguye, ntuzi ngo byagenze. Icyo cyo nuko bwari leta yamushyinguye. Bwa mbere najyanywe n'umukobwa w'inshuti yanjye. Ati rero mfite abagabo b'Abanyakenya, umushuti wanjye umwe muri bo yagukunze. Wari ufite ibibazo cyangwa nta bibazo wari ufite? Nari ndi bloke bimwe bya nyuma. Bari bagiye kudusohora mu nzu. Ubwo bari bagiye kudusohora mu nzu, mvuga ati no kwa shitani najya no gukina porono nazikina kugira ngo bamwe amafaranga yo kwishyura. Nicyo watekerezaga icyo gihe? Yari amafaranga angahe? Ko wari warihebye se? 10,000? Narihebye sabe. Ako se ako uzi kuvuka uri indushyi ugakura mu burushyi. Cyakoze cyo nanjye sinzapfa ndi indushyi. Ukanapfa uri indushyi. Sabe ni ibintu natekereza ko bikubaho ukumva biguteye n'ikibazo ahubwo ukavuga ati ndapfuye. Njye nakuze ntinya kubaho nk'indushyi, kubaho nk'umuntu ukennye. Rero ni nayo mpamvu ngomba kuba umuntu ukomeye. Ubwo rero icyo gihe nahuye n'umugabo w'Umunyakenya, yari ko mu mafaranga angahe? 20,000 by'amanyarwanda. Turi burara ijoro ryose. Mana yanjye. Turi burara ijoro ryose sabe. 20,000 mwaka byaramo. Kusha. Y'amanyarwanda. Atari n'umuntu w'Umunyarwanda, ari umuntu w'Umunyakenya. Sabe narajya ariko ibintu yamore. Ariko yarayagutahaye urayatahana nibura. Sha yarayamaye ndatahana. Ariko nyine mana yanjye ntabwo biba byoroshye sabe. Ntabwo ubuzima bw'i Kigali bworoshye. Ubwo uwo mugabo yarakomeje aranamvugisha, ariko ngiye nkumva wapi, nkumva ntabwo ari bwo buzima ushaka. Nkumva ngo ndagiye ngo ndasambanye ngo bamaye 20,000
mwumva n'ubuzima buciriritse ntashaka nkabasemana kuko ubu noneho ngeze noneho bwa mbere bwo mbikora naranatashye numva ndakariye Imana cyane ndahibwa ati se wa Mana ko ndi imfubyi bizi neza mama byagenze gutya uko ubizi neza wa Mana we kunzi nsobanukiwe ubu noneho bagiye kuzajya bansambanya bampa amafaranga 20 ariko nayo icyo gihe numvaga ari menshi kuko niba narabaga mu nzu 10,000 akananira kuyabona nkajya gusambana bakampa 20 ubwo urumva ibyo 20 yarabaga atari amafaranga menshi kuri njye